1 gushukwa n'imirimo ko ari izaguhesha ubugingo bingana no gutegerereza indege Nyabugogo muri gare ya bisi. Urankuruye donc guhora wigamba wibeshya ko imirimo ukora izaguhesha ubugingo ari turufi izaguhesha ubugingo bingana no gutegerereza indege Nyabugogo. Isi zarinda ishira indege itaguye Nyabugogo kireka kugwa impanuka yego kandi kujya mu ijuru sagisita akubanza ugasobanukirwe kumva. Twebwe iyo duha abantu ijuru ndavuga abantu njyewe uyu munsi byangora gutega indege ku itiki yanjye ngo njye muri Amerika kuvuga ubutumwa. Yego byanangora kuvuga ngo ngiye mu Buhinde kujyana izina rya Yesu aho ritaragera bashobora no kuntera amabuye ariko sha Imana iguhaye ukaza yo kwicara ahantu umuhinde ashobora gukumva. Yego Umunyamerika ashobora gukurikira ibintu byawe utavuye i Kigali utarinze ujya kwiteza amasasu y'abarabu batemera Kristo. Imana igutije mikrofoni ngo wamamaze ubutumwa bwayo none ugeze kuri mikrofoni niwe ugiye kwitaka no kwiyamamaza warangiza ukavuga ngo ubikoze mu izina rya Yesu. Ubikoze mu izina rya Yesu Zabura avuga cyangwa Bikem avuga cyangwa Paulo avuga kuko uribuka ko uwo muntu icyo gihe nawe abadayimoni bamuhondaguye ti Paulo turamuzi na Yesu uvuga turamuzi wowe urinde. Ushaka ariko hakiri kare ndarushaka ndakubwira tumurebe shaka guhurura abo yakoreye Imana we yakoreye Imana nubwo idini ryamukandamije rikamujugunya kubera ko ari ku idini rikora idini rica kandi idini kwishe ntiguhamba niyo guhetse ntigusimbiza. Hari abantu amadini yafasha arabajugunya kandi ari abakozi b'Imana bukuri hari uwo nshaka guhamurura duteye abantu amatsiko bihangana. Bikem abakunzi ba Evangélisez le Monde TV turabasuhuje cyane mugubwe neza Kristo akomeze ayobore imitima yanyu. Twishimiye kongera kubana namwe n'umugisha ukomeye cyane ngira ngo nkuko mubizi twasezeranye n'Imana kuyikorera muri ubu buryo abantu benshi batabanje kumva ariko uyu munsi wa none biroroshye kubyumva kuko byagiye bikiza imitima ya benshi kandi byagiye bikomeza benshi bari bacitse intege. Ngira ngo murabona ko turi kumwe rero n'umukozi w'Imana ntekereza ko abantu benshi bamuzi icyako ntabwo twari tumuherutse. Muraho neza Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Imyaka myinshi ndagira ngo ubanze usobanurire ibintu abantu batabanje kumva. Ibintu abantu batabanje kumva nuko abanyamadini benshi bajyaga bavuga bati ibi bintu ni antikristo winje mu itorero YouTube system cyangwa se ivuga butumwa ryo kuri internet. Ntago babanje kubyumva ariko Imana ishimwe kuri munsi wa none barimo barabyumva cyane kuko Imana amaze kugaragaza inyungu ibifitemo. Yego tuguhaye ikaze rero kuri Zaburi nshya. Nanjye ndishimye kuri iyi kaze mu mpaye buriya hari ukuntu ngewe rero buriya ndirukanka cyane mu kudevelopa buriya nk'akantu uvuze nshobora kukabona mu isomo rikomeye watangiye ugira uti ibi bintu abantu babanje gutinda kubyumva babyita n'ibya shitani cyane rwose ariko Imana irebye tuza gusanga ko harimo n'inyungu z'Imana nk'uko rero umaze kubivuga rero bino bintu birimo abapartners nka batatu. Hari umuntu uri kubikora sibyo yego intego y'icyo ashaka kubituma ni ikomeye cyane rwose. Icyo ni icyambere. Kabiri ari kubikora mu izina ryande akunda kumva cyane sibyo ko nakano ka kabiri. Gatatu ushobora kuba YouTube hari aho yungukira Imana ariko hari naho yihombya nubwo wenda tutaza gusobanura igihombo cy'Imana ari ikihe kuko wenda atari yo ntego y'ikiganiro cyacu simbizi icyo wateguye ko tuganira ariko nubwo twasanze Imana yicaye kuri uyu musozi wa YouTube ariko na Satani arahicaye
satani arahari cyane n'ubanga imana hari na satani arahari ariko byose biterwa n'icyo umuntu yahisemo voilà ahubwo ugabura nugiye gutuma message ye uwari gukorera nibyo biremereye cyane rwose nibyo biremereye ubona ko tubigaruka no mu biganiro bitandukanye tugenda dukora yego abantu biyitirira izina ry'Imana ku uyu musozi yego bakavuga ati twaje kuri YouTube gukorera Imana ariko hari undi bari gukorera uri inyuma ariko agakingiriza ari Yesu cyane rwose hanyuma tuguha ikaze rero ndagira ngo wibwire abantu bagukurikiye ndabizi neza yuko ubizi ko duhora twunguka abantu bashyashya cyane kuri zaburi rwose uwo mugisha w'abantu Imana yarawutanze nitwa Bikem cyangwa se bikora Imana Emmanuel mu magambo arambuye amazina yanjye yombi mvuka mu karere ka Rusizi Gihundwe yego ndi umunyamuziki ndi umuvugabutumwa bwiza cyane ariko wibanda mu guhugura no kwigisha yego nuko Yesu yampamagaye ndacyari umujene mba mu mujyi wa Kigali Remera ndi umukristo kuri ADPR i Remera yego ibyo bintu ntibihagije uretse uwanyenzaho oya birahagije rwose birahagije pe ariko ikintu umuntu akunda gutindaho cyane n'icyo nshaka gutindaho mo gake ariko nukibaza ni iki kiri kukubuza kurungura umukozi w'Imana we kosa nk'umuntu utinda ku ibyo bintu ukaba ari gukererwa ku busa ibyo bintu zaburi nawe niba ujye ubitindaho waba ari gutinzwa n'ubusa reba ibindi bintu utindaho kuri Bikem ikibura nyine nicyo kidahari isengesho situmusenge ikibura ni ikidahari ikibura ni ikidahari kibonetse ntuzongera kumbaza icyo kibazo ariko nzi ko igihe gishize si cyo gisigaye yego turakwishimiye cyane kandi dushimiye Imana ikomeje kukurindira mu buntu bwayo yego ariko mbere yuko dusenga mu minsi yashize twakubonye wambuka inyanja ufata rutema ikirere ugenda hari abantu twagize umugisha wo kubimenya n'abatarabimenye wari ugiye he Bike ni wa murimo w'Imana Yesu buri yari isezerano yasize atanze rigomba kuduherekeza buri iyo turi gukora ibintu kenshi turi gukorera mu mwuzuro w'iby'Imana yagambiriye ku buzima bwacu yigeze bwira Yeremiya ngo wowe nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyuma wawe ngushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga kugira ngo Yeremiya abe umuhanuzi ntiyabisengeye ababyeyi be ntibabyingingiye ahubwo kuba umuhanuzi kwa Yeremiya ni icyifuzo cy'Imana avuka rero ari mu mugambi w'Imana rero biraryoha iyo uri gukorera muri presence y'Imana cyangwa mu mugambi w'Imana ntuvunika iyo umuntu ari gukora icyo yaremewe ntabwo avunika kari very simple hari abantu uzabona mu nsengero cyangwa n'ahandi bahatiriza ibintu kuri bashyizemo n'imbaraga cyane kugira ngo babashe gukonvenka abantu ariko ukabona wa muntu wabiremewe arahagurutsa ageze arapepeye abantu ukabona iteraniro ryuzuye umwuka wera kubera iki ari muri destiny cyane yari muri destiny rero imwe muri mission Yesu yadusigira yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mabwiriza iby'ubutumwa bwiza abemera uzababatiza rero niyo misiyo yangezeho nta nayisengeye ahubwo nshiduka ndi mu mwuzuro w'iby'Imana yagambiriye kuva kera si hariya gusa rero nari ngiye mu ivugabutumwa ya South Africa na Namibia nuko turacyajya n'ahandi turacyajya n'ahandi niba Uwiteka akomeje kutwishimira amen nicyo nabivuga Imana cyane reka dutangire n'isengesho hanyuma noneho twinjire muri gahunda yatuzanye cyane ariko dusaba umwuka wera w'Imana kugira ngo atuyobore data twese mu ijuru ndagushimiye cyane kuko ukomeje kuturinda ubuntu bw'Imana buri kumwe natwe umwuka wera w'Imana abana natwe kubona ikimenyetso twe ko turi abana b'Imana Kristo ni umuyobozi w'ubuzima bwacu ariko tugiye kukuvugira turongeye turagusabye yego ngo ubane natwe tutayoboye yuko uri kumwe natwe ariko ni ukukwereka yuko twebwe turi abanyantege nkeya yego Yesu Kristo twambaye inyama n'amaraso kandi ntabwo ibyo ngibyo ntabwo byadushoboza kuvuga Imana nk'uko bikwiriye ariko umwuka wera w'Imana niwe wenyine wavugira muri twebwe hanyuma tukumva Imana ivugana natwe ngwino dushyikire rero ubane na plaisir ubane na Bikem ubane n'abadukurikiye kugira ngo twumve ubushake bw'Imana ku buzima bwacu mu izina rya Yesu amen Bikem nk'uko wakomeje kubivuga wavuze ngo imbuga nkoranyambaga social media satani ari aho hafi kandi n'Imana iri aho hafi kugira ngo
byombi bikoreshe umuntu wahisemo nyine gukoreshwa na kimwe muri ibyo binyabubasha bose bari tayari. Ariko ikibazo nibaza ni iki, ni ukubera iki Satani ari ufite imbaraga nyinshi kuri social media? Ni uko arusha imbaraga Imana cyangwa? Ikibazo cy'ibyo bintu ntikiri ku Mana na Satani, kiri mu baseriva, kiri mu bantu. Wowe ushaka iki? Wowe uje kuri YouTube, uje kuri Facebook, uje kuri social media, ufite iyihe ntego? Noneho intego yawe urabizi ko iyo turi gusenga nawe umaze kubisenga turavuga ati mwami ubushake bwawe ari bwo buba, sibyo? Niko dusenga tuvuga. None akenshi twe dukunda gusengera mu bushake bwacu kurusha ubw'Imana. Umuntu rero uri gusengera mu bushake bwe, Satani ahora yiteguye gusa n'umufinansa kugira ngo ahaze amarangamutima ye cyangwa Imana imuhimishe kumushyeshyenga. Nuko ngo wowe wicaye ufite mikrofone yawe, hari umupasiteri mperutse kubaza ikintu ansubiza ikintu gitangaje ndumirwa. Namaje ati ko pastor nk'ibiganiro ukora kuri YouTube ko mba mbona warabaye ikimenyetso kigibwaho impaka na bose abantu bakomanta ati nta mukozi w'Imana witwara utyo nta bikivuga. Ndamaze ati pastor uyu mwaka umenye ko ugiye gupfa, bikaba ngombwa ko usigurebanye ibiganiro wakoze n'abana bawe n'umudamu wabishyira kuri ekara ukabireba. Arambwira ngo ngo byasaba ngo kereka Imana inyemerere ikampa telekomande nkajya ngiraho nihutisha. Do you understand? Kandi ni pasiteri. Ni pasiteri. Kandi twebwe turi inzandiko zisomwa na bose. Niba ukora ikiganiro kuri televiziyo umukozi w'Imana ukaba utakirebana na madamu, ukaba utakirebana n'itorero, ukaba utakirebana n'abana, ubwo ngubwo umuntu wavuga ko ari gukorera mu bushake bw'Imana? Ntago bishoboka. C'est ça. Nicyo kibazo gikomeye rero. Ikibazo si Satani, ikibazo si Imana. Wowe ufite iyihe ntego? Message yawe iri specific kuki? Ninde mutera nkungu ushaka kwa gufinansa mu bintu ugiye kuvuga? Ni Imana ni Satani? Kubera ko Imana yamamaye ari star, izina rya Yesu ryakuze riri hejuru ya yandi mazina. Iyo umuntu aje kuri social media wese kugira ngo abantu bamwumve neza nuko avuga Kristo. Kuko urabizi ko na babagabo biyo ngiyo bajyaga birukana abadayimoni mu izina rya Yesu Paulo avuga. Message iriruka cyane iyo ukoresheje Yesu yunazema ko kantu, kuko ni umugabo wahitinze, yaramamaye, yacunguye isi yose, yabambwe ku musaraba, amateka yarazwi, yakoze byinshi bikomeye. Iyo umuntu aje rero akiyorosha ishusho ya Kristo, niyo imbere yaba ari isega, ni ukuvuga ngo biramwera ko ubutumwa bwe ari gutambutsa na message byihuta cyane, kumbi biri gusohoka mu mutima mubi, mu mutima wanduye. Rero si gitangaza nyine ko ushobora kubona umuntu none ari kuvuga Imana neza ejo akajya kuyigambanira. Erega hari icyo bita kugambanira ubutumwa bwiza tuvuga cyane, no kuburi kubuza abantu kunywa ibiyobyabwenge, ejo bakakubona uri ubugambaniye ubutumwa bwiza wari uri kuvuga. Rero abantu bajya bareka no kwitwaza ngo Satani ngo aradutega ngo kuri uyu musozi wa YouTube. Oya, nitwe twitega kuko n'Imana irahari ngo idufinanse, ifinanse ibyo tuvuga n'ibyo dukorera kuri uyu musozi. Ikibazo si YouTube, ntabwo ari na Imana si na Satani, ahubwo wowe. Kuko Imana dawe ubwenge bwo kumanaginga no gukontorora ibyo tuvuga, iduha na misiyo. Temugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza. None kamubaza buriya Imana ifite agahinda gakomeye muri iyi minsi. Njyewe uyu munsi byangora gutega indege ku itiki yanjye ngo njye muri Amerika kuvuga ubutumwa. Byanangora kuvuga ngo ngiye mu Buhinde kujyana izina rya Yesu aho ritaragera, bashobora no kuntera amabuye. Ariko sha Imana iguhaye ukaza yo kwicara ahantu umuhinda ashobora gukumva, umunyamerika ashobora gukurikira ibintu byawe utavuye i Kigali, utarinze ujya kwiteza amasasu y'abarabu batemera Kristo. Imana igutije mikrofoni ngo wamamaze ubutumwa bwayo, none ugeze kuri mikrofoni niwe ugiye kwitaka no kwiyamamaza. Warangiza ukavuga ngo ubikoze mu izina rya Yesu. Ubikoze mu izina rya Yesu Azura avuga cyangwa Bikem avuga cyangwa Paulo avuga, kuko uribuka ko uwo muntu icyo gihe nawe abadayimoni bamuhondaguye. Paulo turamuzi na Yesu uvuga turamuzi, wowe urinde.
ikibazo kiriho rero ku musozi wa YouTube gikomeye, abantu bari kuvuga Yesu bumvanya abandi, ntabwo bari kuvuga Yesu bahoye. Reka ngubamya gatoya bwanjye kugira ngo mve icyo kintu ndi kukubwira. Ngiye nabayeho imyaka igera mu 8 nsenga Yesu wa papa. Yesu wa papa. Donc nakoreraga Imana kuri pressure ya papa wawe. Yes. Kuko ariko faites attention. Uzaba mvuze ngo faites attention. Byarandinze. Icyubero cy'Imana ya papa, icyubero cy'Imana y'umuryango. Nabayeho numva ndatinya Yesu direct. Yego, ariko utinya Yesu papa abwiriza. Yego. Nabonaga yigisha ubutumwa bwiza, abantu bakihana, nkabona abantu bararira mu biterane. Ndavuga ati Yesu wa daddy ntabwo nzamusuzugura, none nkubahira Imana muri data. Nabyo si bibi rero sasa, ariko hari ingaruka byangizeho. Ariko aho ngaho nanone attention, ahantu ntaza kwemeranya nawe, ntago ibyo ngibyo byarinze ubugingo bwawe, ahubwo byarinze umubiri wawe. Byarinze umubiri wanjye. Nicyo ndi kukubwira ngo hari ingaruka byangizeho. Ni ukuvuga ngo nashoboraga kuba nakora nk'ikintu kibi, nkaba ngo icyama papa ntabimenye. Icyama nde? Papa ntabimenye. Kandi nuko atari cyo kiganiro turimo, ariko nateguye hari message mfite specifique ku bana b'abapasiteri, ku bana b'abatambyi. Hari logique bakunda kuvuga ngo abana b'abapasiteri ngo bakunda kubibirara, ngo bakunda ngo kunanirana. Oya, nasanze atari bo. Ibyo wenda dushobora kuzabitegura ikiganiro cyacu. So ndi kwitangira urugero muri ibi bintu ndi kukubwira kugira ngo bashe gusobanukirwa logique yanjye. Ni ukuvuga ngo nabaga ndi kuri pressure kuvuga ngo icyama Imana ikintu kibi ngiye gukora papa nagize ntakimenye. Bivuga ngo nta gitinyiro cy'Imana cyicaye muri nge. Yego. Ariko nabwo no gutinya Imana ye kuko nubundi ari yanjye, ari no y'ukuri, byaninze ibyaha. Yego. Aho ndahumva. Uri kumva? Byandinze ibyaha. Nkavuga ati baramutse bumvise ko umwana wa pastor yakoze iki, ikimwaro kuri papa, apana ku Mana. Urumva aho nari kandi ntuyizi, we Imana ntuyizi. Kandi uziko papa afite Imana. Afite Imana. Kandi abana ba pastor bagira icyo kintu cyane. Ariko icyama bakaba bakigira. Icyama bakaba bakigira koko bakanakirinda, donc kurinda izina ry'umubyeyi. Wubashye Imana. Ngo urajye umenya Imana yasaba ari uzakorera. Noneho ubwo aho nari mfite nk'imyaka 15 muri iyo periode. Ngeze mu myaka 20 n'umwe gutyo. Njya gushaka icyo bita code de verification muri Kristo. Ndavuga ati ibintu byose papa yambwirije, ubutumwa yampaye, njya kubugenzura. Ndavuga ati ibi bintu si ikigare. Ko mbona mu rugo haza abashyitsi bakatubwira ati nimwimuka abashyitsi baje mujye kurara muri salo. Ibi ni ibiki kuko. Urumva? Yego. Nkabona ibiryo byari bihari bitetse neza, ati mwebwe muhangane dore rasiyo yagira hindutse kubera kwakira abakozi b'Imana. Muranyihanganira ibintu ndi kuvuga nuko nshaka kwigisha abantu, so kwimena inda. Ndi kuvuga realite kugira ngo mfashe abantu benshi cyane ababana bo mu gishumba baba pastor. None ibyo bintu byambagaho rimwe na rimwe ukawajya no ku ruhande ukagira akantu ko kwinuba. What is this? Kubera iki uri kugendera ku Mana Yesu ariko nturakubitana na Yesu we mwenyewe ngo mwihurira ahantu agufate. Buriya nimba kimwe mu bintu bituma ubona abarokore bahora bavanga ibyaha n'umurimo w'Imana, nuko baje mu uyu murimo bahita bidumburamo nta handi hantu bavuye. Sinzi niba uri kumva logique yanjye. Buriya umuntu araraga Cadillac imyaka 5. Yego. Akahinduranya abakobwa buri weekend nka 3. Yego. Akurira indege agiye mu byaha. Yego. Uwo nguwo gukizwa kwagakomera ashobora gukomera kuruta wavukiye mu gakiza utarigeze agerageza ikintu na kimwe muri ibyo mvuze. Cyane yaje abaje. Kuko yaje abaje abazi n'ahantu avuye. Naho wavukiye mu gakiza uhora ushaka kujya gutestinga uko ibyaha bimera, ahora ni nyota. Ni nacyo kibazo
kiri kwiexpressinga muri iyi minsi ukabona ubutumwa bwiza burabwirizwa mu nzu y'Imana ariko abantu ntibahinduka ngo base na Kristo. Nanjye rero igihe nibuka nakirijwe ni igihe Imana yansuye nka Bikem papa daha ugasanga igiterane gikomeye cyabaye uriyo nanuza na bino bintu byo kuryoshya nyine byabaye nahuriyo yego byose ukumva wabonekayo byose nkumva nabonekayo ariko sindi kuvuga ko yagiye kuko ibyo byanambayeho kera izo mpinduka zo guhura n'Imana byambayeho nyine nawe agihane uri kumva ndashaka kuvuga ngo umukristo wageze umwaku akabwirwa Kristo ko ntibihurire akizwa by'igice kuko ntabwo abafiringa uburemere bw'agakiza ariko iyo Yesu akwifatiye mu gakubitana n'umuntu yaje kugucogoza no kugukora mu murongo aravuga ati Yesu ndamuzi twahuriye kimihurura we inukuri ntabwo ari Yesu numvanye Zaburi si Yesu wa Paulo ni Yesu wanje ni Yesu wa Bikem bura ntabwo nemera n'abantu basenga bavuga ngo Mana ya Daniel na Isaka na Yakobo mfite ingero z'abantu nk'icumi mu famille na Rondon imbere y'Imana Mana ya Ndere ya Mana ya Zaburi Mana ya brother you Mana mushiki wanje nabonye n'amaso yanjye Imana ikorera ibikomeye nkabazana buriya religion wenda sibyo nenda gusesengura harimo the part of colonization no mwiyobokamana ikomeza kutwafekita ku buryo dora twiringira Imana y'abandi kandi uva ko utaramenye ko ufite Imana nukuri reka mbisubiremo pe nabyisigira n'amarangi niba uri umukristo nta circumstance nimwe ufite wabarahuriyemo na Yesu direct nta wundi muntu uti Yesu turahuye namwiboneye tuziranya nk'ubari guturunja negeranya Yesu yankoreye ntareba dadi ntareba mami ntareba bakuru banje ntareba bashiki banje ntareba barumuna banje ntareba bazaburi b'inshuti zanje ahubwo mbona ari nge na Yesu gusa dusigaye aho hantu avuga ati nta kintu wankangisha twahuriye hanje nawe turakubitana turacakirana ibyo rero biraryoha ubwo nuba by'umukristo wese akwiye kwirata kuko Paulo aravuze ngo wirata yirate ko yamenye Kristo igihe cyose ubayeho mu buzima bwo gusenga Yesu w'abandi wumvanya abandi nturyoherwa n'agakiza ntabwo bishoboka. Hanyuma rero Bike reka tunyaruke tujye kuri topic yacu ntiturayizaho harya ntabwo turayiza kuko twatangiye ubundi dushaka nkubaza nti kubera iki social media muri no minsi Satani amazi ayifitemo imbaraga cyane kuruta Imana tuza gusanga ikibazo atari Imana atari na Satani ahubwo ikibazo ni wa muntu nyine Satani yahisemo gukora ijuru na gihenomu n'amahitamo iyi nzira uhisemo kunyuramo haba ari umushefu wayo uhita kuvuga ati karibu. Hanyuma rero muri no minsi ngira ngo icyumweru kigiye kuzura social media uyu munsi wa none irimo iravugwaho ikintu kimwe n'ugerageje kugitambukaho gatoya cyane arongera akagaruka akakigarukaho biragoye cyane yuko wajya ku bitangazamakuru nguveho utumvishije inkuru y'urupfu rwa Yanga na Buravani Burabyo ngira ngo abantu benshi cyane bagize icyo bivuga ariko banagaragaza n'agahinda kenshi ku buryo kubisubiramo byo byaba ari ugusubira inyuma cyane ahubwo icyo nifuza ko twireberaho nashaka ko tureba ikintu bita urupfu niki urupfu ubundi umukristo w'ukuri akwiriye kurufata ate kuko nazo ndebaza Instagram z'aba bana banyamakuru b'abastari ukabona nk'umunyamakuru yanditse verset biblique cyanditse amagambo afite imbaraga ku buryo rimwe na mushaka kutuvuga no umuntu ashobora kuba yakiriye agakiza tu ku buryo mva ko izi mfu zombi zagize imbaraga cyane ku bantu by'umwihariko ku bantu twebwe cyangwa se society zifata nk'abantu baba mu buzima buri bwo hanze butari ubwo mu nzu y'Imana. None ikintu nashaka kwibariza rero wigeze gutangiza umushinga uvuga ngo sinibuka neza nshobora kuvuga nabi uranyibutsa cyangwa se uramfasha ngo tubashimire batarapfa yego ari wakunze kujya ujyana ururabyo ururabo rwanjye nkibasha kurwihumuriza ururabo rwanjye nkibasha kurwihumuriza that is my project yego ururabyo rwanjye nkibasha kurwihumuriza naketse yuko rwari rufitanye isano n'urupfu
nkavuga nti reka ngende negere Bikemu mubaze ni mu rurabyo rwanjye nkibasha kurwihumuriza ni projet imeze iti yego udusobanurire neza ahari nubwo ari projet yawe hari abashobora kukwigana niba ari byiza yo ahubwo icyampa Imana ibintu nkora cyo mbona bajya kubyigana turashaka kureba niba ari byiza rero ngize ayo mahirwe rega nibwo butumwa iyo muri Kristo Yesu projet twicayemo ni projet implement yarangije nta innovations dukeneye kuyizana ku bya Kristo ukabikora cyane sinababara mbonye hari umuntu uri kuvuga ubutumwa bwiza navuze akabusubiramo ashatse yanabyita ibye ntibyancira urubanza ese Apolo siko yajyaga bigenza ngo Paulo yarabwirizaga Apolo none akagenda agafata ibyo yigishije byose akabibwiriza ariko noneho akanabibwiriza neza kurusha Paulo akarusesa uri kumva erega hari abavuga ubutumwa bajya babipfa abantu akavuga ati turamutipe yigisha neza ariko anyigishiriza ibintu ati yanshishuriye ijambo tiririya jambo ry'umuzabibu n'ijye ukunda kuryigisha abarinziho ariko amaze kuzenguruka igihugu cyose agenda ryigisha icyama Imana ibiganiro byose natanze n'iby'ibisambo byibisha Bibiliya nzabona abantu babyiyitirira ko ari ibyaba ariko ubutumwa bwiza butambuka bugere ku isi rero ikintu navuga kuri icyo kintu uvuze ku by'urupfu reka tuvuge gake ubundi njye singira ikibazo cyane ku rupfu ahubwo njya ngira ikibazo ku buremere bw'inkuru y'urupfu urabizi ko ukunda kugira za analize nyinshi ugashyiramo n'utuntu ducanganye ugenda ubisobanura neza kugira ngo n'abakiri batoya tubyumve ndeka ko utari mu gice cy'abato urumva ikintu cyo kwibazaho haleluya nshaka nere haleluya nta kibazo kubera ko nshingiye ku cyanditswe mu byahishuwe 14:13 haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu umwuka nawe aravuga ati aka kantu kararyoshye sha ngo baruhuke imihate yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakora iki aka kantu k'imirimo ze kukanyibutsa hari ikintu ushaka kukavugaho niba umuntu ashobora gupfa ntugire amarangamutima yo kubabara waba ufite ikibazo kuko urupfu rurababaza cyane iyo ni reality tubanza kumvikana nge naza bari muri iki kiganiro si kubyumva niko mbyemera noneho gupfa n'umunzani tutakwepa kuko na Yesu Kristo ubwo yarashatse kukwepa byaramwangiye byaranze yego iki gikombe turimo turaganiraho kiraremereye tutaragerenga aho ngaho twibutsa abantu ko mu bibazo byose cyabigeragezo Yesu yahuyemo nabyo yego nta namwe yigeze acogora usibye imbere y'urupfu ku rupfu niho yavuze ku rupfu yabanye Imana seriye aravuga ati data nyine ndabize wantumye unyizeye mbega aragiye kuyitenguha ati kuri iyi nshuro ndabona hano tutaza kugendana azamura isengesho aravuga ngo niba bishoboka ko hari ubundi buryo reka mbi detail niba bishoboka ko hari ubundi buryo wacungura abantu bitanyuze mu gupfa ko nacungura abantu ariko ntapfuye yego nyine nibyo ndi kuvuga niba bishoboka ko hari ubundi buryo nacungura abantu ndapfuye nyemerera iki gikombe kigire gute kindenge rero urupfu turi kuganira ntugire ngo ni ikintu cyoroshye na Yesu ubwe wacunguye abantu yabanje kurutinya ndetse no kuruhabuka rwose yongeraho ijambo rimwe tutajya dukunda gusenga muri bya bindi twavuze muri introduction aravuga ngo please nibutse ko ubushake bwawe buremereye kuruta ibindi byose ntekereza bibuka ushaka ntibubu uko njye mbishaka cyane ni ngo hariya ubushake bw'Imana na Yesu bwari butandukanye Yesu yifuzaga ko adapfa ariko Imana ashatse gutabara isi ari uko Yesu ageze gute apfuye ari naho tujya dukorera ikosa no mu buzima bw'amasengesho twebwe ubundi akenshi dusenga twereka Imana ibyo dushaka ntabwo dusenga tudasaba Imana ngo iduhishurire ibyo ishaka kuri twe yego urumva aho ugasanga biradutura mu mitego ya buri munsi yo gusenga amasengesho adasubizwa wasaba imodoka Imana yaguha moto tiwapi urabanteje nari nagusabye iki imodoka none umaye moto niyo iryamye mu bushake bw'Imana niyo ikuzaniye kubw'inyungu igufite aho hantu abantu benshi turatsindwa sana ariko ejo bundi Imana yacu kuhanyigisha
ku isengesho yasengeye abigishwa nako yabwiye abigishwa ati mujye nimusenga mujye musenga mutya yego yaravuze ngo nuko nimusenga nuko ntimugase nabo kuko so azi ibyo mukenye mutaramusubiza nuko musenga mutya muti data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe mu isi nkuko biba mu ijuru yego aka kantu abarakore benshi karatunanije yari akantu uvuze ibyo dushaka gusa hari akantu banje gakomeye ngo so uri mu ijuru azi ibyo mukennye ubundi gusenga neza no gukomanda yego no gukomanda yego gusenga neza no kubwira Imana ngo reba se yego mu bushake bwawe uyu munsi haryamye mwiki kuri nge ngo ari cyo noneho mbasha gushikira uri kumva bikaze none Imana ikaguhishurira ikiryamyemo naho wowe iyo ugiye gusenga uyu munsi ubyutse ujya kuri taburo y'ibibazo ufite ukavuga ati bana uyu munsi wibuka ko ngomba kwishyura inzu kandi mu bushake bw'Imana arimo kuguha ikibanza uri kumva rimwe na rimwe Imana nyine dufite marayika ngo twingingira udusengera tunihira imbere y'Imana ati Mana mubabarire yasabye iby'ubugoryi ariko kora muri bwa bushake bwawe umuhe igikwiye kuko ndashima Imana ko ubushake bw'Imana butwerekeza ku bugingo kuko Imana ihora yitaye ku bugingo bwacu kurusha ibintu byose bituriza bituma turara tudasinzira kugira ngo uzabone ubugingo irayikunyuza harimo aho hari n'ubwoko bw'ibyifuzo Imana itumva itanasubiza kubera ko ihora icunze ubugingo ukabona umuntu arasenga imyaka 50 adasubizwa irabona cyakurimbuza cyakubuza ubugingo ihora kuvubira imvura y'ibiturutse mu bushake bwayo niko kantu waruvuze ndanicatse kugarukaho urupfu rero bundi yanga yarapfuye nababayeho iminota nk'itanu nyuma nishima amasaha nk'abiri kubw'urupfu rwe iki ni ikintu kiremereye nshaka gusobanura kugira ngo abantu banyumve neza yego what the Bible says hano bavuze ngo ahirwa bapfira mu mwami ubundi Imana yifuzaga ko niba umuntu wayatashye turirimba ducuranga yego tubyina intsinzi ariko siko bitugendekera mu isi kubera amarangamutima ya kimuntu amwe yigeze yatakana Yesu umwami wacu iyo bita kamere muntu ariko icyifuzo cy'Imana niba icyuye umuntu wayo ucyuye umuntu w'Imana kuko hari imvugo tujya dukoresha kubw'amarangamutima y'ikidini sibyo cyangwa amarangamutima nyine ya kimuntu y'urukundo twakundaga uwo muntu abantu bose bapfuye tuvuga ko bitabye Imana ariko si yo realite yakagombye kuba ibyihishe inyuma yangapfa nababajwe nuko ntazongera kumubona hano ku isi numva bimbereye shock nakubwiye ngo byamfashe iminota 5 yo kubabara ibindi bikurikiye bimfata amasaha menshi yo kwishima kubera gutekereza ku buremere bw'inkuru y'urupfu rwa Yanga uburemere bw'inkuru y'urupfu rwa Yanga cyangwa y'undi muntu wese ndi kuvuga niki ubundi buri muntu wese ugihumeka umwuka abazima ariko nuko bitajya bidukundira ntidushaka no kubyumva yarakwiye kujya afata byibura nk'iminota 4 akavuga agatekereza ku nkuru y'urupfu rwe izabisonute izabisonute mu matwi y'abazayumva ukakora evaluation ukavuga ngo nkurikije ahantu natambutse saa 12 kugeza saa 12 z'iri joro uyu munsi umurambo wanjye bawutoye mu muhanda dore hantu nanyuze interpretation ikintu baba bahumeka ikintu baba basona muri quartier navukiyemo higeze hapfa umurozi higeze hapfa umuntu warugaga noneho ukagihura n'umuntu wese mu manda akaguha chance ati bana ati wabimenye se wagize ute wabimenye se ati kiraho mwana ati sugiye kumbwira iki ati Imana yamutwaye Imana amazi Imana nawe yaragowe ngo Imana yamudukijije ati ndese twamuruzi warugaga abantu muri quartier yapfuye ukabona abantu bose bishimye iyo niyo nkuru ikwiye gutuma abantu barira kubera yuko iyo niyo nkuru ikwiye iyo niyo inkuru y'urupfu rw'umunyabyaha niyo ikwiye gutuma bera baboroga ati yo
nubwo baba bari kurira amarira y'ikintu batabasha kugira icyo bakoraho muri ako kanya. Urwo ni rwo rupfu rukwiye gutuma abantu bajata Imana we ararimbutse agiye mu muriro utazima. Nayo inkuru y'urupfu rw'umuntu wubashye Imana yanga yabayeho mu buzima bw'ibyaha nkuko yagiye abihamya mu buhamya bwe butandukanye. Gatengera nanyweye inzoga nakinnye urusimbi navuze amagambo y'ibishegu mu mafilime nasobanuraga byose ntiyagwaye ikiganiro kuri Zaburi hati byose ubuhamya bwe buriho. Yangane n'ibintu byinshi yagiye ambwira wenda nko turi abantu bakuru hari byinshi utavugira kuri social media ariko nyuma yo kwakira agakiza ahamya neza yuko atarazi Imana. Kandi attention witonde buri hari ikintu abantu benshi dukunda gutaruka rimwe mukakivuga uvuga uti urakivugira mu bantu bakeya ariko njye kanyimvugire mu bantu benshi. Ntago abantu bo mu nzu y'Imana bose ari kubakijijwe wabihereyeho ariko reka tubyerure. Yanga arabyivugira atubwira ati ngiye nawe mfite church nasengeragamo kandi n'ibindi byose nkabikora. Ibyaha yagiye yatura akabikora. Bivuze ngo we yihamirije yuko icyo gihe atarakijijwe kandi asenga bo mu rusengero. Ubwo ni ikimenyetso kigaragaza ko hari abantu benshi tuba mu nzu y'Imana ari abapagani bo mu rusengero nyamara tutazi Imana. Ikibazo gikomeye. Ni nayo mpamvu bikwiriye kwigisha n'abantu dukurikiye yuko hari n'abapasiteri badakijijwe cyane rwose. Hari abantu umuntu ntakizwa ku bwa tayito umuntu ntabwo akizwa ku bwa titire ahubwo izi titire bambara nizo zituma bahemukira umurimo w'Imana. Kubera ko iyo wumvise ngo umuntu ni pastor uretse ubu ngubu bisa n'ibyivanze. Kera wavugaga pasiteri muri karitsiye cyangwa padiri yabaga ari umuntu wabaga wazukamana miliyoni 10 ukigendera ugasiga ziri selfie wizeye ko ntacyo zaba. Ariko ubu ngubu nta mupasiteri wapfa guha amafaranga. N'ubuzima kubera ko harimo abatobye amateka y'ibyo bamwiciye izina. Voilà nicyo kibazo gikomeye. Reka tugaruke kuri Yanga rero arimo uravuga uti Yanga ubwo rero apfa nyine umuntu wese yarababaye kandi n'ubu abantu baracyafite agahinda kandi agahinda kabo karumvikana. Ahubwo ndaza kubabaza amasomo bashobora gukura mu ako gahinda nayashye kuko uwapfuye nyine abapfuye abagiyana adatekereza atareba ubwoko bw'amarira yose mwaririra uwapfuye ntibishobora guhindura position y'ahantu agiye. Uko niko kuri ngo Imana imuvuga ati ndabona bamurira ari benshi kamuha ubugingo. Ubwoko bw'amagambo n'amarira yose wakwaturira ku kiriyo cy'uwagiye nibihindura hagiye. Icyo ni ikintu abantu bagomba gusobanukirwa. Watse tugasubira inyuma ho gatoya nta kibazo. Mbere yuko Imana imuha ubugingo hari abantu bapfa yamara gupfa kubera imirimo yakoze bagafata igihe cyo kumusengera. Nicyo uvuga ku bantu bapfa abantu bakabasengera ngo bazuke kwera imirimo bagendeye kuri tabita. Ese kuba wenda hari abo basengera ntibagaruke nuko nta mirimo baba barakoze kuko yamarira bya byose barira kubera ko hari icyo bazi bakoze. Sibyo? Yego. Ejo bundi hari umubyeyi wapfuye ngira ngo yanyuze no kuri Chaine ya IYOBOKAMANA witwa Mama Diemerse. Yarapfuye baramusengera arazuka. Ejo bundi yongeye gupfa barongera baramusengera ngo batinze no kumushyingura barongera baramusengera. Bizira ko rundi ashobora kubazukana. Ntiyazuka. Uri kumva? Aho ni Imana ibirasebeye. Nuvango bamwe basengeye tabita ngo azuke barira ngo amaragera ku n'amakanzu ngo amaragera ku Mana. Imana irabumva arazuka. None se kuva tabita yabaho kugeza uyu munsi nta muntu urakora imirimo myiza ku buryo abantu bashobora kumurira akaba yagaruka Imana ikamugarura cyangwa strategy cyangwa Imana yarahindutse yagerezwa ari rungu cyangwa nibwo bumana bwayo wa mugani wa Jehova ire. Ndagira ngo hadusobanure neza kugira ngo none tuze kujya kugikomeye cyane aricyo wewe wahise ujyaho cyo gusengera umuntu ngo Imana imuhe ubugingo. Hari ibintu kuva kera Imana yamwe ikora kugira ngo itume batoma
nabo bizera ko ari Imana cyane ikomeye. Yego, hari ibintu Yesu yagiye akora kugira ngo abantu bose bari ku uwo musozi bamenye ko ibintu akoze nta mwana w'umuntu wabasha kubikora nkabyo, mu rwego rwo kubwiriza ubutumwa bwiza kuri uwo musozi yari ahagazeho. birangana na cya kintu kivuga ngo ibitangaza inshuro nyinshi biberaho abatizera. Ngewe ariko niyo Bibiliya itari kubyandika niko mbyemera. Ni ukuri kose, ni ukuri. Sinshobora kuba fiyeri ndi umukristo utuye mu buzima bw'ibitangaza. Reka sha, Bibiliya avuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Wowe ubuzima bw'igitangaza uzikare improvise cyane, ni ibihushuka, ni ibintu utateguye, ni ukuba ubuzima utigeze we expecting. Kandi muri Yesu dufite expectations zizwe, turakomanda niko twabonye, kuko dukorera mu bushake bw'Imana. Ntabwo tubeshejweho rero n'ibitanga. Buriya hari abantu bubona, njya mbona n'amarink buri gitondo, ukabona umwigisha umupasiteri ati iri joro Imana irakora ibi, muri iki gitondo harabibi, twateguye igiterane cyo kwakira ibitangaza. Wowe do you prepare miracles? Umwana w'umuntu ategura igitangaza gute? Wowe urabwira abantu ngo kwa gatandatu muzaze, ngo dufite amasengesho ngo yo kubohoka. Imana izabohora abantu nibishaka nitanabishaka, izatanga agakiza, kuko Imana managing iteraniro ryayo ko Umwuka Wera yariteguye. Aho turi kumwijana ku ijana. Wowe urampamagarira mu giterane cy'iminsi 3 ngo cyo gukira karande. Ubwiye n'iki nimba ubushake bw'Imana buzakiza karande mu cyo giterane icyo gihe. Kuko ijuru Imana ikorera igishaki. Ubundi sinzi impamvu abantu ibi bintu by'Imana babiconfusinga kandi bisobanutse cyane. Birasobanutse, biri na kiriya, uretse abantu baza babitobanga. Harabonjya mbona buriye imisozi bibiki n'amakamera n'ibicati, twagiye kubasabira, twagiye kubasenya, mwe nimurye mutuze, mwaba diaspora mwe murye ibiryo byanyu mutuje. Hari abantu bari kubaririra, ntacyo muzaba. Ubugingo ni kame ka muntu n'utaburirira ku bwawe, ntacyo bizatanga, ntacyo undi mwana w'umuntu yagusaidiya ho, kuko Yesu niwe nzira, niwe kiraro cyonyine dufite kugeza ubu. Inkuru ya Tabita yagiraga ngo ihamiririza bari kuri uwo musozi ko umuntu w'Imana wakoze imirimo myiza bishobora kumuzura no mu rupfu, cyangwa bishobora kumuhesha ubuzima. Iyo Bibiliya ivuga kuzuka, ibivuga kuva mu byaha, umuntu akongera akaba icyaremwe gishya. Yego, iyo ni ishurwa rikomeye wagize. Kuzuka kwa Tabita, yazukiye gukosora ibyo atari yarakosoye kugira ngo bigende neza. Niyo mpamvu buri abantu bigisha Bibiliya batarayihishuriwe cyangwa batarayizi, akenshi bakora amakosa. Antoine Tesereje Monde yaravuze bakora amakosa atari uko babishaka, atari nuko ari abanyabyaha. Ni amakosa ashingiye ku bujiji bwo kudasobanukirwa. Ugasanga umuntu arigisha ibintu uko yabisomye, akabikubita muri position y'urwego ariho rw'imitekerereze, akaroga abantu. Nibyo Imana imbabarire sinze kuvuga amazina y'abantu cyangwa y'insengero. Nicyo kibazo Christianisme de l'Afrique yanahuye nacyo. Kuko abapasiteri benshi bigishije abantu bashaka kubahindura abayoboke babo kuruta kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Ko niko kuri. Ku buryo wahuraga n'umupasiteri akakubwira ngo ati usengerayo, temanya Gatolika, ati turarimbutse, ati tarano se shaba bari mu bya gutya. Yo tuwaje wacu naho kareba. Azi wacu agira ute? Aze kwande iwabo, naze kwa Kristo. Kandi kiziriko cyacu cy'abakozi b'Imana gikwiye kuba gikurura abantu kibazana kuri Kristo, tutitawe naho tubasenye tubajyanye, naho tugiye kuba position. Ahita kubwira ati waje wacu naho kareba. Ati rero twebwe Imana yacu dusenga sinki y'abanyagatolika iravuga, kandi bose ngo bitwa abakristo. Imana yacu iravuga n'ukuri, ushobora kureba ibyo warariye, tushobora kumenya ibiki byose. Ati n'ukuri ushatse wakwizira iwacu. Ishyaka afite si ukugira ngo Yesu aronke iminyago, no kugira ngo arebe ko icyumweru gitaha yazicaza abantu 1000. Uwo ni umwuka w'abasa Afrika mu myemerere yacu. Niyo mpamvu ubona kugeza uyu munsi
abakristo benshi guhinduka ngo base na Kristo mu mvugo no mu ngiro byaranze kuko twakuze dusenga Yesu w'abandi. Ntibakurikiye Yesu, ntabwo bigeze bakurikira Yesu. Twakurikiye abantu mu izina rya Yesu. Yego. Sibyo? Ntibakurikiye Yesu mu izina ryo wababwirije ubutumwa nkuko Paulo yabikoraga. Reka dusubire inyuma gato tutaza guta topic. Yego. Kuri Tabita ko yari yapfuye. Sibyo? Yego. Bakamusengera akazuka. Ese ni ikimenyetso kitwereka yuko umuntu ukora imirimo myiza wese dushobora kumusengera Imana ikamugarura. Ngo ibintu tubitangire bataraducika nawe ugihari utazaducika kandi udufite akamaro. Reka da. Ikintu gikomeye. Ndeba mu maso mbikubwira ndeba. Ikintu gikomeye ijuru rincunze munsi y'ibyo nakoreye Imana. Ikintu gikomeye ijuru rincunzemo ni uburyo nakiriye ibyayo n'ukuntu nabanye n'abantu muri societe nkiri ku isi. Donc nicyo kintu gikomeye ijuru rincunzemo. Ubwoko bw'insengero nubatse n'abapfakazi nagaburiye, sibyo? N'amahema nadoze n'amakanzu nadoze byabo bantu biyopa. Ni ibintu bidafite n'ikintu byenda kuba bivuze gikomeye par rapport y'ikibibanziriza. Biroroshye cyane ko naba umwana mwiza muri societe nkora imirimo myiza yose ishoboka mbikuye mu bushobozi bwanjye Imana yampaye cyangwa se uko bwaba bungana kose. Binyoroheye cyane ko ndamutse ibyo bintu mbyirase kuruta kwirata ko namenye Kristo. Binyoroheye kujya Gihenomu cyane rwose kandi bifite cyane pe. Noneho cy'abantu bizimana nabi kandi ryoshye we. Imana ibintu byayo bisobanutse. Imana igene twishura gake. Biri ntago n'umuganda turi kiriya. Ngadusobanure. Biri kiriya ibintu by'uyu mugabo biri kiriya. N'abaswa barabihawe batagiye muri za kaminuza kwiga teology, umwuka wera araza arabidusobanurira. Ibi bintu byitwa kudoda amakanzu n'iyi mirimo ngeka ko atari by'Imana yazuriye Tabita. Kuko mugana nk'uko wabivuze aba yari yo mpamvu dufite abantu bakora ibintu biruta ibyo Tabita yakoze. Icyo nanze kukivuga muze kukivugira. Nukuri dufite abantu uzafite ibigo by'imfubyi. Huya buretse shaburetse. Uza aba diaspora bari biganiro byacu abantu bagaburira benshi cyane muri bihugu bya Afurika. Yego. Genda zaburi ngutumye ku muntu umukirira imifuka 100 y'umuceri ntibajya bagutoma se. Benshi cyane. Genda wubakira uriya muntu. Hari n'ubundi tugiye kubakira ejo bundi rwose umuntu agiye gufata miliyoni ze azime twubakira umuntu. Yego. Ibyo bintu byo kugura imicanga n'amasima n'imiceri na sawunguye n'ibiki na pate jaune no kwambika abapfakazi ntabwo byakonvenga Imana ku buryo ikuzura. Imana yakuzurira ahubwo kugira ngo wende gutiza ubugingo. Yego. Wari ububuze. Sinziri muri kungurura. Niyo pressure ifite. Nukuri. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami Imana ntagatinze isezerano nk'uko bamwe babitekereza ngo ahubwo ngo hari ukuntu itwihanganira idashaka ko ari umuntu umwe warimbuka. Nyine ikimana yako icyashoboka cyose Imana yagikora kugira ngo ubone ubugingo. Ubone ubugingo kuko yabizurira imirimo twakoze. Bari abayisaka na Yakobo na Aburahamu niho barapfuye ariko biri hasi itayandika ngo abo bose bapfuye bakize batarahabwa ibyasezerano ariko kubera ko bajyanye kwizera Imana ntiyari gukora ikosa ryo kubagarura mu isi y'imibabaro. Buriya ku Mana nubwo abantu bishimiye kuzuka kwa Duruka Tabita ariko ikindi na kandi gahinda. Urumva? Byabaye inyungu ku Mana kugira ngo imuzurire kumuha ubugingo buhoraho. Uri kumva? Ariko nabwo yakigaruka ku isi kugira ngo atokoze ubugingo cyari igihombo. Cyari kuba igihombo gikomeye. Aba bantu bose bacu turirira bapfuye. Ijuru riramutse riturebye mu mitima rikadusura. Yego. Twese twapfukama tugasemana ati Mana ngewe iri joro ndaburi kingumitana. Ngo njyane koko. Kubera ko tuba twibereye mu marangamutima yo kwibuka ahantu twasangiriye ibishyimbo n'igikomando cya mu gitondo. Ibyo bituje mu maso no mu matwi yacu ya kamere muntu dutangira twibaza ati ntabwo nzongera kunywera ku meza
amwe n'uyu muntu ntituzongera gusangira muri hoteli runaka ntituzongera kuganira ijambo ry'Imana mureba amaso ku maso. Ibyo nibyo bituza mu mutwe bikamera nkaho Satani ari kudukingiriza icyo Imana yakoze gikomeye kurusha ibindi. Kuko reka nkubwire kano kantu, abantu bapfuye baturusha kubaho neza cyane. Icyo ndacyemera. Ubu buzima n'izi stress turwana nazo n'aya ma depression yatwataka buri kanya ntabwo bari guhura nabyo. Izi nzara duhura nazo indwara z'ibyorezo, ibisasu birara bigwa ku bantu mu Burusiya na za Ukraine. No kuvanga abantu bapfuye bapfiriye muri Kristo mbyongere ko ahubwo ndamutse nsabye Imana kugira abantu izura nayiha urutonde rw'abapfuye batari hano. Insu ikansaba iyo proposal imaye amahirwe. Yego. Ntabwo nasaba kwizura bayanga. Umbabarire abantu banyumve neza kuko yangwa n'umuragwa w'ubugingo. Ngiye naganire n'umupasteri n'ubu turatuganira uri ku mubiri we muri South Africa se yaraje bayanga baramuzanya umubiri we. Amakuru mfite neza ariko ashobora kuba atarazi. Ntabwo arazi twari kubimenya. Kuko biteganyijwe ko ashobora gushyingurwa. Naho zingana n'umupasteri wenda simuvuze uri ku mubiri we hari muri South Africa ariko ngo mu byumweru bibiri bibanziriza gupfa kwa yanga ngo yarari mu muriro wa Pentecost. Yarari kwatura amagambo ateye ubwoba no wari umuri humurwaje. None nsenga Imana izurire yanga wenda kumurimbura. Kandi yari yiteguye ari umugeni mwiza. Yari yiteguye ari umugeni. Yambaye yiteguye. Ibi ngibi kubyumvira mu isi y'umubiri abantu bashobora kutaza kunkurura cyane kubera amaranga mutima. Ashobora no kuza kugutuka. Ego uri kumva ariko ku Mana ndi kuvugira mu mwuka. Yego. Sibyo kuko nanjye unsanze mu isi y'umubiri nasaba ko azuka. Yego. Sibyo rero uyu muti nubwo usharira reka tuwunywe kubw'inyungu z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kubw'inyungu zayo ku giti cyawe niba wapfuye ugapfa wizeye. Wakifuza kugaruka. Ntekereza ko nawe ubwawe bwite aho uri wumvisha abantu bari gusengera ngo uzuke uri mu munezero. Yego. Agahinda kakwisha nubwo aho uri hatabagahinda. Ishimwe rikomeye riri mu mitima y'abera ku rupfu rwa yanga. Nuko twe expectinga ko yanga tuzongera kumubona. Niryo shimwe nicyo kintu kiza kihisha inyuma. Naho yaba atari ibyo twazarira mpaka dupfuye cyane. No kuri kose twahera igihe yapfiriye turira nanjye nakubwiye uwo munsi nararize nagize agahinda ariko nibutse agatima gakomyeho gato ko hari umunsi nzongera kureba yanga twicaye imbere y'Imana mvuga ati Imana iduhanagura amarate bana banjye ntimwaruhiye ubusa ntimwakoreye ubusa ntimwandirimbiye ku busa ntimwakijwe ku busa nkongera kuzamureba ibyo ngibyo y'agatima kabitekerejeho numva nkomeye nkavuga ati Imana ushimwe ko wajyanye umukozi wawe mu gihe wabishatse kuko nubundi ntacyo nahindura. Biravuga ngo kwiganyira ko umwana w'umuntu nta kintu bishobora kumumarira ngo habe ngo yakunguka n'akabuto ka sinapi ngo nuko yiganyiriye. That is true. Imana rero icyo tuba dusengera ku nanasabira abantu muri iki kiganiro ku muryango wa yanga nukubaha kumanaginga no kwakira ibyababayeho kuko bibabaje mu mubiri. Yego bibabaje mu mubiri bibabaje mu mutima ariko ku Mana yarungutse yakoze icyo yari yagambiriye gukora kandi nta kintu twari kubihinduraho. Twese twagiye tubura abantu ibyo ngibyo murabizi ariko ntacyo twahindura ku bushake bw'Imana cyane ubushake bw'Imana ko baba buri mu nyungu z'Imana no wibugiriye. Akenshi rero iyo dusenga amasengesho asa navuguruza Imana gutyo ntibikunda. Ubwo niyo mpamvu iyo tugeze kuri madamu wa yanga ku bana be ku muryango ku nshuti turazivuga ati Paul ariko tugasiga tubahaye n'ibyiringiro. One day once you go as Yanga did you will find him in heaven. Ati hari ibyiringiro ko yanga tuzongera kumubona kuko nta ururimi biravuga ngo ururimi nirwo rwica nirwo rukiza ngo abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Hari umuntu utabufite amafaranga utabufite ibintu yago ariko agakoresha ururimi rwo mu guhesha umugisha ubuzima bwawe ugati komera turi kumwe wirira ndabizi ko yanga yagiye mu ijuru yanga yubashye Imana yanga yakoreye Imana mu buryo butandukanye nawe nukorera Imana uzamusanga. Rero ikintu gikomeye navugaho niki ntabwo dukwiye guheranwa n'agahinda kabo bacu twabuze cyangwa kabapfuye ahubwo ikintu kigomba kutuzamo kikasa n'icyatubera depression no kwibaza ku iherezo ryacu ko yanga bari kuvuga ko yubashye Imana yagiye no ku mateleviziyo akavuga ngo nari umunyabyaha ariko ndahindutse
nakoze byinshi bibyangwa mu maso y'Imana ariko mbivuyemo mbaye umukristo wowe izo message ziri kugwa mu matwi yawe buri kanya ugihumeka nizo zizagushinja ukwiye ahubwo guhita uvuga ati ko mbabaye kuko yanga yapfuye bakaba ari kumutaka ibi njyewe inkuru uburemere bw'inkuru y'urupfu rwanjye bizaba bisona gute mu maso y'abari banze icyo ngicyo akaba ari cyo dutindaho no gutekereza cyane siwe gusa na wa mwana Ivan Bravan nawe yababaje abantu cyane hari n'ibintu twanariza mu mubiri ukabona abantu kuko dufite impamvu zo kurira yanga yarabyaye asize abantu ku isi sibyo n'umugore noneho wenda so gukora ntabwo ari sinenda kugereranya impfu zabo ariko kuko zose ni impfu kandi biteye agahinda kangana ariko uriya mwana uje mu mubiri ya Ivan Bravan gutabaruka kuriya nta mwana nta mugore uri kumva ntaki yari afite imigabo n'imigambi myinshi mu by'ukuri iriya ni inkuru ibabaje kandi ni inkuru iteye agahinda reka twihute yego ugize utya uravuze uti jye ntabwo nakwifuza Imana impaye amahirwe yo gusengera abapfuye ngo bazuke hari abo ntazura hari abo ntasengera si cyo ushaze kuvuga yego uti hari abo ntasengera uti ngiye yanga sinamusengera ngo azuke kandi abantu banyumve mu buryo bw'umwuka ntibanyumve mu buryo bw'umubiri kuko mubiri ntawe utakwifuza kongera guhura n'umuntu akunda cyane rwose cyane ariko mu buryo bw'umwuka bw'ubumana bw'ubugingo wakwifuriza umuntu kujya heza kuruta ahari yego topike twabaye nk'abayifatiramo hagati kuko numvaga nifuza ko tuza gusobanura neza urupfu n'iki rwaje rute niye mpamvu Imana yahisemo kuruhindura inzira itujyana mu bugingo ariko reka nkwibariza aka kantu kagira kati ni ukubera icyo abantu bavuga ngo runaka yitabye Imana ni ibintu bizwi abanyarwanda murabizi ko saa sita ni saa tanu amatangazo yo kubika bavuga yuko umuryango runaka ubajijwe no kumenyesha gutya na gutya yuko runaka yitabye Imana ubundi abantu twese kwitaba Imana uko biri kose ni imvugo ishobora kuba yaraje kera ariko nanone iri religieuse sibyo yagakwiye kumvikana icya kabiri njyewe njya gushyingura cyane pe cyangwa se gutabara yego nta munsi n'umwe nari numva pasiteri avuga nabi witabye Imana cyangwa se avuga ati nubwo uyu muntu yitabye Imana cyangwa se yapfuye ariko ibi ntibyagenze neza baravuga bati agiye mu ijuru mbese nta n'umwe utavuga ko agiye mu ijuru bose bavuga ko umuntu agiye mu ijuru yego njya nkunda gutanga urugero rw'umuntu ejo bundi niga muri kaminuza hari umugabo n'umusore yasambanye n'umukobwa yego yarasanzwe nanasambana cyane ko yabaga mu gihugu cyo hanze ababyeyi baza kumukuraho kubera ubwo burara gusa ageze mu Rwanda muri kaminuza n'undi iyo gahunda arayikomeza umunsi umwe yararyamanye n'umukobwa kwa kundi abantu nyine barabaye corrupted no kureba filime pornographique asambana n'umukobwa akoresha umunwa yego akora imibonano mpuzabitsina mu buryo butagenwe n'Imana cyane nibutsa n'abantu badukurikiye ngende mariye ndibutsa n'abantu b'Imana bubatse ingo yuko umuntu ukora imibonano mpuzabitsina mu buryo Imana itagennye aba ari icyaha yego kandi gikomeye kuko kugeza uyu munsi wa none icyo cyaha ariko cyanariye hari umuntu wanganije anambwira ati jyewe mbabara nsengera Imana cyangwa ngira inama kuko ngiye kuva mu rugo kubera iki umugabo wese aragukubita aguca inyuma ati shwi ni umuntu mwiza niki ariko umugabo wanjye ankorera ibintu bitandukanye n'iby'Imana yagennye donc uko abasore abatinganyi b'abagabo babikora
niko abikorera uwo mama. Urumva ni ibintu biteye agahinda ku rwego umugore ashobora kuva mu rugo akagenda kubera icyo kintu satani yazanye mu rugo. Ako nakari gaciyemo kandi kirumvikana. So nanjye kukubwira ikintu rero, uwo musore yakoze ibyo bintu, amaze gukora ibyo bintu agira ibyago umukobwa kuko yaramenyereye yuko nyine usambanye n'umuntu uhita utwara inda, agira ibyago ashyiramo spermicide. Yarakoresheje spermicide, ubwo ni umuti nyine umubuza gusama. Wa musore rero ibyo yakoze, wa muti wose ujya mu kanwa. Yahuye n'ibyago, ubwo burozi bwaramanutse bujya mu nda hose harashya, ururimi ruramanuka rugera hasi. Bamushyinguye atanagaragara mu maso kubera ururimi rwawe ukuntu rwari rwarabaye. Ariko ikintu gitangaje nuko uko bamushyinguye bisa nuko bashyinguye hari undi mwana nawe wari ukijijwe cyane twiganaga, we yanapfiriye mu kibuga, yari muri siporo. Byose byari kimwe. Imirimo myiza, agiye mu ijuru, yari umukristo mwiza, yakubaga Imana, agira urya. Nkibaza nti ese biriya bintu umuntu upfuye ko avugwaho imirimo myiza gusa, aho hantu niho tujya twibekereza. Ese buriya ntabwo dushobora kuba twese ahubwo turi kujya mu ijuru, ahubwo abakristo mukaba muratubeshya mutubwira yuko ukora n'abazarimbuka, ukora neza akajya mu ijuru, kuko nta muntu n'umwe kuva natangira gushyingura namenye ubwenge, nta muntu n'umwe numva mvuga nti nkurikije ukuntu uyu muntu bamushyinguye ndabona biragaragara yuko atari heza. Umuntu aza guca umugani, n'umugani wavutse niba bazawushyira mu bitabo mu muco nyarwanda simbizi, uvuga ngo ubeshya idini ko ukijijwe, ngo wapfa naryo rikakubeshya ko ugiye mu ijuru. Kuko ikintu cyo namenye neza nuko iyo umuntu apfuye nta dini abamo, biragorana cyane kubona idini umupasiteri cyangwa se umupadiri uri buze kuza kumushyinga kuko ataba mu bitabo by'itorero ryabo. Icyakora none aho isi igeze dusigaye dufite abakomisiyoneri b'abapasiteri ku buryo ntabwo ushobora kubura pasiteri uzaho rwose gushyingura umuntu wawe, upfa kuba ufite kashi zawe. Icyo kintu urakinsobanuriraho gute? Ko nanabonye ko mu gihe cyo gushyingura nawe ko nabonye ari vuga ubutumwa rikomeye ahubwo cyane. Urakisobanura iki? 1 gushukwa n'imirimo ko ari izaguhesha ubugingo bingana no gutegerereza indege Nyabugogo muri gare ya bisi. Urankuruye? Donc guhora wigamba wibeshya ko imirimo ukora izaguhesha ubugingo, ari turufi izaguhesha ubugingo, bingana no gutegerereza indege Nyabugogo. Isi zarinda ishira, indege itaguye Nyabugogo kireka kugwa impanuka. Kandi kujya mu ijuru sagisita. Akubanza ugasobanukirwe. Ndakumva. Twebwe iyo duha abantu ijuru, ndavuga abantu turi bahakubwa imirimo bakoze hano ku isi, kuko nibyo bintu dushyikira, dufite n'ububasha bwo kureba mu bubasha buke Imana yaduteyemo nk'abantu. Faites attention ku kijyanye n'ubugingo n'ijuru. Hari igice cy'ibintu Imana yisigarije nk'umwihariko, ku buryo niduhinguka no mu ijuru uzasanga niba tuzaba twambaye amarangamutima hazabaho no gutungurwa. Tirutipagiza gute? Ugireba nyine kubera ko ukuntu twe expecting ijuru tukiri ku isi nabo turiha. Hari erega ugiye no mu mitima y'abantu ukababwiza ukababaza mu kuri,
bashobora no gukarasa abantu mu ijuru n'ikuzimu bakubwira ati uyu nguyu se ubona azajya ati oya ese uyu nguyu ubona yarimbuka cyane atabwo yarimbutse agihumeka nuko abantu dutanga kubera ko amaso yacu hari ibyo adashyikira mu bumana Imana yasize nk'umwihariko. Niyo mpamvu simveba cyane umupasiteri wari we wese wiyerera kavuga ati Mana umwakire akanamutaka ari kumushyingura. Niko kazi dushoboye gukora nk'abantu. Hari igice cy'ubugingo Imana yisigarije nk'umwihariko. Kubera iki? Ntabwo uzi mu minota yanjye yo gutabaruka 10 ikintu nakoranye nijoro udahari. Kujya kuntunga urutoki no kuncira urubanza ushingiye ahantu wambonye ndi gusambana ukanyima ijuru ntuzaho nabikemuriye. Uzaho twiyunganiye wabonye ndi kubikora ariko ahantu nakubitaniye nijuru kuko ndi umwana w'ubugingo ijuru ikankuramo nuhazi. Ubwo duhishwe ibyo bintu dutegetswe kuvuga abantu b'Imana neza ibindi bikamubanza cyane ko umuntu aba akwiriye kwifuriza umuntu icyiza. Tuba dutegetswe kwifuriza abantu ibyiza kuko nta bantu na bamwe twifuza ko barimbuka nta n'ababifite mu cyifuzo regara abantu kuko umuntu wese nahari n'umurara avuga ati Mana uzame mu ijuru Mana tuzabane mu ijuru Mana uri kumva Imana peace tuzabane mu ijuru Mana riraryoshye rinavugitse neza twakanaribayemo twese ariko hari akantu namenyesha kababaje kandi gashimishije agakiriro. Umuntu uzarimbuka rimwe na rimwe niyo yateka ibuye rigashya hari ibyaba harindirijwe kurimbuka. Ugiye gusubira kandi kuri rya jambo ryanteye ubwoba n'umuntu uzajya mu ijuru niyo yakwanga ijuru uti ni contraire. Njye mfite umuntu twahuriye nimba ari Nyamiramba kwati ijuru ry'abashenzi sindi shaka njyewe sishaka hano nzabaho ngo ndamboye amaboko ngo ndi kugira gutya ngo nk'ibintu ngo by'abanyagatolika ndishaka kuzajya hano azaba hari gushya tibasizemwe amarege ku buryo tuzajya tubyina n'umuriro uri kwaka dore ko batubwiye ngo ikuzimu ngo azaba ari faya. Urumva nk'uwo muntu ari proud yo kurimbuka ariko wasanga ubushake bw'Imana bugambire kumuhesha ubugingo buhoraho. Nta kintu azakora ngo agire umwete w'ibyaha atazabura ubugingo. Ibyo bintu ndi kuvuga uri kubyumva zabo? Ndi kubyumva ariko iyo teori izo teori urabizi ko zigeze aho ngaho zishanga abantu benshi. Zicanga abantu. Kuko ni uhita uvuga gusa tuzi icyakorwa ngo umuntu abone ubugingo. Umuntu ugihumeka azi icyo yakora ngo Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ntawe ujya kwa data atagize ute atamujyanye. Gusa ibyo twigira byose hari abantu bazarimbuka n'abazajya mu ijuru. Hanyuma rero gusa ntidukwiye kwamamaza igice cy'abazarimbuka nicyo bakora ngo barimbuke kuko Yesu yaduhamagariye kwatura amagambo ahesha ubugingo buhora kuko ari nacyo cyifuzo cy'Imana nyamukuru. Ikibazo nakubazaga ngira ngo abantu benshi bari bakibaza ariko ngira ngo mwabyumvishe ko nta muntu n'umwe wakwifuriza umuntu ikintu kibi ngo uvuge ngo runaka ararimbutse. Kandi ikindi gikurikiyeho nuko nta muntu n'umwe uzaho umuntu yaba yaringiye n'Imana kuko kuvuga ngo umuntu yapfuye yitabye Imana that is true. Nubundi niyo yatuzanye ku isi nayo yaduhamagaye if dushobora kuba tuyitabye itujyanye aho dukwiye ariko twayitabye. Hanyuma uragira uti rero kubera yuko ibya nyuma ari byo bizahesha ibya mbere agaciro ni ukuvuga ngo kuko utazi ibya nyuma yuko byagenze nukure gushingira ku bya mbere ngo uvuge ariko ibyo nabyo ntibidushyira ku rwego rwo kubaho twirara ngo dutegereze ibya nyuma kuko tutabizi. Utazi ibya nyuma aho bizarangira. Ibya nyuma bya Zaburi nibyo yicayemo uyu munsi turimo turakora ikiganiro. Ibya nyuma bya Bikem nibyo yicayemo uyu munsi. Ntabwo ubuntu bw'Imana twaboherewe gukora ibyaha niko Paulo yahuguye abwira n'ababwira ngo butwigisha kureka kutubaha Imana.
ibya nyuma byawe se ni ibi uza ari ibi kandi amahirwe y'ihene siyo y'intama uko niko kuri Yesu agomugisha cyane hanyuma Bikem tumaze ku musozo ariko turaza gukora iyi summary bivuga ngo nyuma y'urupfu rwa Yanga na Buravan amagambo yabaye menshi kandi bafite rezo turanabumva wowe nka Bikem ni iki wigiye muri ibi bihe ngiye ntatinya kuvuga yuko ari u Rwanda ruri gucamo kuko iyo mvuze u Rwanda nuvuga ngo ntekereza yuko na his excellence ibi bintu byabaye byamugezeho byanze bikunze kuko ntago abaturage barenga miliyoni zingahe babazwa n'ikintu ngo yukibure kumubabaza bivuze ngo rero ni ibihe u Rwanda rurimo ruracamo bitari byiza cyane cyane nk'iki cyumweru tugiye kwinjiramo kuko nigeza ko nacyo bazashyinguramo bari abantu ni iki byakwigishije nkawe Bikem w'umukristo urakoze cyane bane umugisha iyo umuntu atashye ntamuzi cyangwa tutari tuziranye nirukankira gusoma comment kurusha no kumva ikiganiro kuko reka nkubwire nukuri abantu tugira ukuri nubwo bavuga ngo ntakuri abantu bagira nukuri niyo umurozi apfuye hari ababyandika nukuri yari umurozi wa mupfumu wakoze bya bintu ati iherezo rye ni iby'Imana ariko tuzi ko yari umurozi nasomye comment zitandukanye ku rupfu rwa Evan Buravan na Yanga mbona bari babanye n'abantu amahoro nukuri mbona bari babanye n'abantu amahoro mbona hari imirimo myiza bakoze myinshi ikwiye kubaherekeza mbona abantu bose baraza avuga ibyiza byabo rwose dore ko ari nabyo akenshi dutegetswe kuvuga erega rero nahise ngaruka nyuma ndavuga ngo uyu munsi Bikem banditse rest in peace what can people mind ni yihe image ndi gushyira muri societe ndi kubiba mu bantu ku buryo bavuze ngo Bikem wagize utya araducitse ni ikindi kwandika kuri taburo yanjye y'imirimo kuko niyo abantu bareba dore twe ni nawe dupimira ko umuntu akijijwe kuko igice cy'ubugingo n'umutima twajyariye Imana kuko niyo ifite ubwo bubasha kandi ibyo abantu bareba nabyo ubyitondere biraremereye kuko na leta igiye guha umuntu akazigendera kuri discipline ntabwo twenda gutesha imirimo agaciro iraremereye ndetse irakomeye kuko Bibiliya yikarasa nk'ikintu nacyo nubwo uzaba uriho ufite ubugingo buhoraho ariko hari amakamba ku banyamirimo ku buryo uzabona umuntu yicaye muri position utakwicaramo ngo nuko ufite ubugingo ibyo biza Imana kuturusha rero izi nkuru zansigiye umukoro wo gutangira nako sibyo natangiye ejo bundi gusa kuko abapfuye ndeba ni benshi ahubwo byanyibukije ko nanjye ndi umugenzi kuri iyi si nkavuga ati nimpava ku gice cy'abantu bazamvuga iki aho ni ku gice cy'abantu ku bizasigara abantu banyibuka bazamvugaho iki kabiri ku gice cy'ubugingo ijuru niryo rizaba rimpamagaye cyangwa nzaba mpamagariwe kurimbuka iyo ugize chance ikibazo gikomeye cy'ikiremwa muntu dutekereza ko ibyo bintu gake ntidushaka no kubitekereza ariko iyo ugize chance urupfu rw'umuntu runaka wakundaga rugusigira isomo ryo gukorera Imana bisanzwe nuko wari usanzwe uyikorera ukavuga ati kwa kesasuwe nimba yari nzira Imana duhitiyemo nanjye ejo wakumva ngo byarangiye nzajya he nibirangira ubwo niwo mukoro tuba dusigaranye nk'abana b'abantu naho kubabara agahinda kacu karumvikana kuko turemanya amarangamutima ariko kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu ku mukristo wese w'ukuri amen. Bike reka dusoreza ahangaha dushimire cyane abakunzi bazaboneka mwari mudukurikiye ngira ngo ku muntu ufite ugutwi yahumva iby'umwuka abwira amatorero binyuze muri iki kiganiro byanze bikunze kubera yuko Imana ikishaka nuko twihana tukava mu byaha nyuma tugakurikira Yesu ari we utujyana akatugeza mu bugingo kandi buhoraho.
niki wabwira abakristo uyu munsi bagira ubuntu bwo kumenya Imana? Nicyo icyifuzo mfite ku mutima wanjye nuko abamaze kumenya Imana bayinambaho kandi bayigumaho. Hari ikintu nabonye nyine nakwisigira n'amarangi. Kubaho Uwiteka nibwo bwenge. Yego. Kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Aho sinkoze detaye. Ikindi umuntu ukomeye ubu ku isi no umukristo wa nyawe. Yego. Umuntu uvuga ko yubaha Imana niwe muntu ukomeye ubu ngubu dufite ku isi ubasha guhangana n'iyi si ya none. Cyane. Gatatu, ndifuza ko wowe uri kureba kino kiganiro niba usanze wagenderaga mu nzira zitagororotse nukuri ko se fata icyemezo. Yego. Hamagara Azura guhuze n'Imana. Yego. Hamagara Bikem guhuze n'Imana. Rwose nashima mbonye abantu bamagaye bambwa ati you have challenged me. Ndumva ibintu mba mu by'urumogi n'udutabi n'abagore babandi nirirwa nkabakaba nabireka nanjye ukamuza n'uwo mugabo utumunezerwa gutyo uri umuntu w'umusore. Uwamamagaye arutu wamfelicita n'uwambwira ibindi bitandukanye kuko turi hano kubw'inyungu z'ubutumwa bwiza. Nicyo Yesu Kristo aduhamagariye gukora. Hanyuma Bikem, reka nkubaze kino kibazo ntarakibagirwa. Mu minsi ishize watangije ya projet avuga ngo tubahe ururabyo bakibasha kurwihumuriza. Ibi bintu wakagira Imana wambara ukabinsobanura kugira ngo niba binashoboka tukwigane. Reka nkwereke. Uzi ko kuva twamenyana ntarakubwira ko ngukunda kandi biri mu mutima. Cyo kiba ari ikibazo gikomeye. Urumva Zaburi napfa Bikem atamubwiye ikintu kimora mu mutima kuri nge nesheki. Yego. Wowe nta kibazo humura. Wowe kwicira n'urubanza. Wowe upfuye. Ariko uruza kwicira urubanza. Urumva wowe upfuye nta kibazo. Ariko kuri Bikem ati yo disi wese ko namukundaga sinabimubwira. Niba hari umwete n'ishyaka dukwiye kugira mu buzima bwacu bwa buri munsi no gushyira abantu indabo zabo tutazijyanye ku kiriyo gusa bwo tukazibabaze basha kuzihumuriza. Ururabo niki utarajya kure mpise nibuka umukobwa umukozi w'Imana yari umuhanuzi no kuri kw'Imana. Yego. Igeze no kumpanura ngiye gukora ubukwe arambwira ati Imana ije gukora gutya na gutya mbona rwose Imana yamukoresheje. Niwe wahanuye uriya mwana se? Eka da. Umukobwa ejo bundi ngiye kumva barambwiye ngo arapfuye. Uwo baguhanuriye se? Uwo muhanuzi kazi. Ngize n'umukobwa waguhanuriye kuzabana nawe. Oya? Arapfa. Yari umukozi w'Imana yampanuriye ibintu bizima rwose ntitwanavugana cyane. Yego. Ariko na nimero singeze nyisevinga. Yego. Bukeye mu gitondo mbona umuntu anyoreje ifoto ye. Yego. Mbona aranditse ibintu byinshi. Ati Brezil atuye umuntu yagukundaga mu bantu yakundaga yagukundaga cyane. Ati none yapfuye. Haciye amasaha 3 undi muntu nawe arabimbwira. Nabibwe n'abantu bagera muri 7. Bambwira ati hari abantu nyire bari kumuvugira. Barambwira bati kugira ngo ubyemere fata ino nimero ye. Yayifata saving and saving. Nibyo kuri WhatsApp nsangariho profile yanjye na madame. Yo. Nitwe yarashyizeho. Apfanye ideni. Ndababwira bazamushyingura ryari. Ati baranje kumushyingura. Amvaga enda karanyishe. Ariko numva nawe apfuye hari ikintu atakoze. Nyine byibura apfanye umwenda w'urukundo. Yakaba yarabimbwiye. Ejo bundi yanga apfuye. Ngiye ko mbona umuntu aranyandikiye. Uraho neza Plaisir. Ndagukunda. Bikubwiye utarapfa. Yego. Ati urupfu rwanga runteye ubwoba ku buryo numvishije nabikubwira mbere yo. Kanze nishyura imyenda. Très bien. Bihuriye n'icyo kintu muravuga ngo tubahe ururabyo bakibasha kuvuga. Weretswe humura. Nibyo bifitanye nyine isano nuko bimeze. Nukuvuga ngo amagambo y'ibyiza Bikem yakoze agihumeka. Ndashima ko abantu batangira kuyanyandikira batazayavugiraho ntabasha kuyumva. Nkanaryoherwa n'izo keya we
hakiri kare. Bikemura umwana mwiza waganiraga uganira neza uri kumva. Niba ari ahantu duhura tugakubita agahene tugakubite umbwira ati burya ndagukunda rwose ati kambi kubwira utarava mu mubiri yego n'ururabo rwo kukironza ruzana humura ariko bufashuru ihumurizo wumva ukuntu bimera wumva ukuntu gukorera Imana biryoshye. Genda mu modoka nk'abandi icara mu nzu yawe nk'abandi imigambi n'imishinga ufite ibyo ushoboye gukorera umuntu ugihumeka w'inshuti bimukorere atarapfa kugira ngo azapfa avuga ati inshuti zanjye burya zahari zihari. Dusobanukirwa n'abantu badukunda naho kuzatwerera famiye napfuye nyine nibyo ntibiremereye nk'uko wabikora nk'ibireba. Nibyo nise guha umuntu ururabo rwe akibasha ko rwihumuriza. Hari umuntu mu minsi iri imbere ngiye guha ururabo nzamukubwira ubutaha uzampamagare tujyane. Hano mu Rwanda hari umukozi w'Imana ngiye guha ururabo rwe akiriho. Imana imfasha ntagendera ijoro. Ntazajya ushaka ariko hakiri kare ndarushaka ndakubwira tumurebe. Nshaka guha ururabo yakoreye Imana we yakoreye Imana nubwo idini ryamukandamije rikamujugunya kubera ko ariko idini rikora idini rica kandi idini kwishe ntiguhamba niyo iguhetse ntigusimbiza. Hari abantu amadini yafasha arabajugunya kandi ari abakozi b'Imana bukuri. Hari uwo nshaka guhamura ururabo duteye abantu amatsiko bihangana. Bikem reka dukomeze ni karibu n'isengesho. Turagushimiye cyane mwami Imana, ndagushimiye ko wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba, ugashima ko nsa nawe. Hashoboraga kuba handi mahitamo yo gusa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ariko waranselegisiyo mu biremwa byose abari njye ishusho yawe. Ubwo nsa n'Imana ndakomeye, ubwo nsa n'Imana ndubashywe muri Yesu Kristo, kuko ntabwo wagambirira gusa natwe ngo tubeho ubuzima butuzuye, kuko nawe uri Imana yuzuye. Iki kiganiro turagisengeye abantu bazakireba bazahamye ko babonye Imana muri iki kiganiro. Abazakireba batarakizwa bazahamye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo kubera kino kiganiro. Ibyo nibyo bintu bizaza bishimisha imitima yivuga butumwa twakoze, kuko ariyo nyungu yacu yo kuri yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Girira neza abakunzi ba Zaburi nshya, abakunzi ba Zaburi, abakunzi ba Bikem. Tweze icyifuzo nyamukuru dufite nuko tuzahurira mu ijuru tuvuga ngo mwami Imana turuhura imiruho n'imihati twagira hano ku isi. Ufashe imiryango, twaganiriye ibintu byinshi bitandukanye, tuganira kuri izi famiye zabuze ababo. Komeza ubahe kwihangana ndetse no gukomera no kubibutsa ko nabo ari abashyitsi, bityo babeho bahinda umushyitsi, bahindishijwe umushyitsi n'ibyo bakora n'ibyo babamo, kugira ngo nawe bazabe abaragabo ubugingo buhoraho, bazongere bahure n'ababo babuze. Ubahe kubaha gutuza ndetse no gukomera, kuko we wenyine watsindiye isoko ryo komera ibikomere. Twebwe twavuga amagambo meza tugahanagura abantu amarira ku maso, ariko ntitugere ku ndiba z'imitima yabo. Ariko kubera ko witwa karuhura, sanga ino miryango ya Yanga, imiryango ya Yivani Buravani ndetse n'abandi bose babuze ababo mu gihe gisa nk'iki, ugenda ubabere umuganga, abare womora igikomere cyabo, kuko ari wowe bifite nk'umwihariko kuturusha. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje akoze, amen. Niyo message natanga icyampa Imana nyuma y'iki kiganiro hazumva hari umuntu wahinduwe n'iki kiganiro akaza kuri Kristo. Icyampa Imana iki kiganiro umuntu uri kuri Kristo agakomezwa nuko amuriho ntacike intege kubera kumva kino kiganiro. Yesu abaho umugisha. Bikem Yesu agumugisha. Tugiye gusenga, ariko mbere ko dusenga ndabizi neza ko ufite abantu benshi bakunda iby'Imana inyuza muri wowe, ariko kandi ntabwo tukubona buri munsi kuri Zaburi nshya. Nayo mpamvu nifuza kukubaza, ese ku bantu badukurikiye, nk'umuntu wifuza kumva iby'Imana iba yashyize ku mutima wawe, yakubona gute niba uri kuboneka muri ino minsi muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga? Ndi kuboneka cyane, nanabishishikariza n'abantu. Hari ikinyamakuru ndimo ndi kuvugiraho buri munsi, ndi gukereyaho ibiganiro bitandukanye by'ivugabutumwa bicyaha binahugura abantu. Urabizi ko arigenza n'akanyafu mu kiganiro,
niko Imana yampamagaye nasanze ariko yampamagaye. Hari ahantu rero ngiye kujya mvugira mu buzima bwanjye bwa buri munsi cy'amakuru cyitwa Evangélisez Monde TV. Urwandika EMTV, Evangélisez Monde TV, bwiriza isi. Ubwo rero ni isi yose tuba tubwira, niryo yerekwa ryo gushinga icyo kinyamakuru. Ugiyeho wajya usangaho ibiganiro byanjye, wenda ushobora kuza kubibereka hasi. Ikindi mboneka kuri telefone. Hari umuntu ushobora kwibaza ati navugana na Bikem gute? Ndi n'umwarimu w'umuziki. Ndi n'umwarimu w'umuziki buriya rwose. Nigisha piano, nigisha gitari, kandi mbona bigenda bigira abantu umumaro. Nigisha n'aba diaspora. Hari abantu bari muri Amerika nk'ababiri ubundi bampamagaye ati twamenye gucuranga kubera byaraje bibereye iriya. So rero n'ubundi n'abandi nabaha ikaze. Si ukuvugira Imana gusa, hari n'ibyo tuyikorera kandi bigira umumaro abantu. Rero ukeneye kuvugana na Bikem wampamagara kuri 078 264 966 yego, maze ibintu bikagenda neza cyane rwose.